Ndi papa sava. Mwabimenye imuneza imbere ni mubizana umushinga nawe ukoze bya bindi nababwiye. Firigo ndajya mbakonjeshereza urwagwa inyama na bya bishyimbo bikagira mu nzu. Umva mwa bakobwa nako mwa bagore mwe ahari manza muri n'abagore. Nimba twishimira. Ukomere. Nimba wiriwe. Wiriwe neza. Ariko muraberewe ye muri beza. Tuvuye muri salo reka. Tuvuye muri salo. Nzara n'imisatsi. Niko. Biteze. Mwabimenye se? Abayisi. Nago mwari mubizi. Abayisi ndikisa ndimba. Yewe. Ariko ubu bintu byose murabifite mu rugo wanyura. Batwibye. Ndimba abayisi kutubwira. Mufite isakuru. Murazigira? Turashesha ntabwo tutangiye basekura. N'isombe? Nayi. Sende babona umuntu aho ruteka isombe. Nase mugira bya byuma bisya inyama. Yesu. Bisya inyama bibaho. Ntabwo. Byitwa pasquare. Enka. Yewe. Eshke. Naminja dufite ndimba. Mujya mukonjesha? Ku isantre sibyo? Kwa piga ndetse niba tubajya dukonje. Ntimuzongere kuruha rero. Umushinga nawe ugezeho. Firigo nayizanye. Firigo nayizanye. Mu rugo irahari. Ndajya mbakonjeshereza. Ujye gukora akabari se? Oya. Nge narebye nsanga abantu baramena ibishyimbo byahagaze, abandi wagera mu nzu ugasanga ibishyimbo biranuka byahagaze. Ndavuga nireka niga umushinga. Ngura firigo. Wowe ndimba? Ikindi ni ukuri ko Imana yayiguze. Kandi ni make. Uzajya uzana ubundi icyo uzajya ukora ni ukumfasha kugura umuriro. Nzajya nkonjesha isombe zanyu, nkonjesha ibishyimbo byanyu, nkonjesha urwagwa, ikigage, ubushera ndetse na za byeri kuba zifite. Nta kintu ngiye ntazakonjesha gikora. Na za mbuto z'abana banyu kugira ngo zitangirika. Ikintu muzajya mukora ni ukumfasha. Ni ukugura umuriro. Ntabwo rero wa menshi. Bizajya biterwa n'ibintu wazanye. Ndetse ubwiye tugiza kwigamo iby'abantu. Guhera ku ni kinini. Ni kinini. Ifite udutaje. Hasi no hejuru. Ndumva dutwikije. Karisira yemeje pe. Ngewe. Yari ko buri uzi ukuntu ntekereza. Uzi ukuntu ari ibintu maranye iminsi. Uzi ko yaje mu modoka. Nasa firigo wagira ngo bayikorera ku mutwe. Kiraremera kirashye. Firigo. Firigo. Hari n'igihe nawe hagize n'uvuga ngo arakonje. Namuha ibintu bivamo bikonje. Ubyishyiraho gutya ugahita ushyushye ugahita ukonje. Babyita barafu. Yereka mbwira n'abandi ubwo murajya mubwira n'abandi badamu banteza imbere sibyo? Ye mukomeza ndakonjesha ibijumba nabyo nabikonjesha bihiye. Mujye mwubahiriza icyifuzo umuntu aba yabagiriye dore aba yaratekereje bigoye. Niba mbabwiye ngo firigo yaje nimuzane ibikonjeshwa tubikonjeshe. Abaturanyi nimwe mbwira baba bo hakurya no hakuno mba nabatekereje ndimbati. Ndimba. Hano mbasagasaze waga uraho ndimba. Mukatu. Bite? Ni sawa. Ubu ni sawa? Ni sawa cyane ahubwo. Ariko namwe mujya mugira igihe mukumva ni sawa. Rimwe se. Ariko se. Ndirwa nigora se mvuga ibikonjeshwa. Ko hatunge mugira ibikonjeshwa. Si imitwe. N'ubundi muyivana kwa papa sava yakonje. Ahubwo se buriya murayirazara.
ndimba nimba ari byo wambwiraga ajya koko ndumva usigaye ugira amagambo nk'ay'inyombyo yabutaka igende wasanganiza dore ye karajanjagira disi ukagira ngo karagenda kabipisi ariko ubundi wahise mu mwuga wo kwiba ko n'ubundi wibye umuntu ukagenda ko yagira ngo urimo uraza umusanga ukabura mucitse yewe Mzee karame ndimo amaye bite ndaho ndimo mvugana n'uriya mu kahatungi komera ariko ukomere bite ndaho umeze nk'ufite icyo ushaka kumbwira ndimba ariko nawe buri kintu nkubwira se amashyengo yawe ni umunsi none ngo bitese uvuye guhaha oya nari nyuze ku isambu hepfo hariya ngira ngo ndebe ko umurimo umeze nuko nazamuka n'ibigori byo gushyira mu habamo ibikonjeshwa ra mu isambu hari ibikonjeshwa buriya byaturukamo ariko ndimba ati nawe ibikonjerwa gute se ibyo uvuga ni ibiki noneho nyine nk'ibyajya muri firigo byajya muri firigo ese ko ari ibigori ndebye ngo umurima ukumeze nishyirira abuzukuru ni ibigori nyine none se muramutse harya nta biti by'isombe birimo muri uriya murima se byabura se umurima ungana kuriya ubwo uri umukecuru wawe rero mwongera gusekura isombe ko firigo nayizanye mwayiraza nkayibakonjeshereza isombe se ahubwo nari ngize ngo wiganye babandi nawe uri no kuyisekura oya ngewe nazanye firigo yo kuyishyira se ndakonjesha ubu ndimo ndakonjeshereza abantu baturanye none se ubwo washyiramo imbisi washyiramo ihiye washyiramo byose bijyamo yaba ihiye yaba ari imbisi uzayiteka ejo waba uzayirya ejo wayitetse byose ndashyiramo ubu koko tugateka isombe mu rugo tukayikora ngo tuyijyanye kwa ndimba hari igihe mutayimara iyo mutayimaze hari igihe yangirika reka niba uzajya wiha na gahunda yo kuyizana n'ibishyimbo ahubwo bya bishyimbo bigaga bizongera iwanjye ntidupfusha ubusa bateka ibishyimbo mukabimara bateka ibyo bamara oya ubwo rero dore ubwo ibyo bimara inkwi bimara inkwi ubwo ngubwo noneho muzamutekera rimwe byinshi noneho mukatemo kabiri muzane kwa ndimbati mbakonjeshereza firigo nayizanye ubwire bamwe bacuruza mitiyu dore twebwe ntitunazi ariko se mubaho gute ubundi muzehe abantu mutagira ibikoresho bihagije mbese ubu wowe wageze iyo wajyaga yewe ariko ubwo uzi urugo rurimo firigo uzi igihe maze nyitekereza yewe ngaho reka nikomereze ubona uzasaza ugeze ku rwego ngezeho nta firigo koko ubose yewe ubwo umbwiriye n'abaturanyi rero banteza imbere reka ngende mbwira n'abandi buriya ngiye kwa ba piga nzenze buriya yazana kariya gahene kose nkagashyiramo da Yema bana. Mwiriwe. Ndimba makuru. Bite mzee? Bwakeye. Komera. Niko ziko sanza narengiye. Sanza rugiye. Narengiye reka wa mugabo kwamamaza ntabwo ari ibintu byahangaha buriya kugira igikoresho. Nubwira abantu bose. Unangiye ku gasozi hakurya iyo. Kugira ngo nabo shandira rwagwa ko rwahiye rwakonje abashyitsi banje baje yego oje kurutora nje kurutwara abashyitsi bahageze urarujyana ndahita ndujyana nona ubu nta muntu ugutwaza uya ndamwishakira hirya nasere kwinjira mu rupangu rwawe ari kwiremba oya nanjye wese ngiye gukomeza wamamaza ibyawe nduzane rwose uruzane ubundi
yose akira. Umva rwakonjera waburitse sinumvisha. Dimba. Oya. Dimba. Mvara amazi hangaye. Mvara amazi. Amazi? Mwaramutse muze. Mwaramutse. Reka numva n'ubwo uko rumeze. Amazi? Ubu niyo wazanye. Nguki? Ubu niyo wazanye. Hanga byanjye uceceka ngaho uretse turabaza tubyumve ni. Kushadimba. Ni byawe koko? Ibikize. Nese amazi niyo nakuzaniye. Ntabarongo kweli. Hanyuma se bakubwira ese ubundi muze ubone isangahe? Ni sangahe? Sina 18. Saa ina 18. Saa 4:18. Yego. Nari nakubwiye ko uzasangahe? Ibyo amasazi byo turo cyangwa bakunkongesha. Nakubwiye ko uzaza sangahe? Ntabwo nari nakubwiye ko uzaza saa 4 zuzuye. Bitarenzeho umunota n'umwe. Iyo birenze firigo irapfa. Hanyuma se ubu ngubu iminota 18 urumva ari ubusa. Yimbizo ko ari imwe ntabwo ari kwemeza. Mbabwira ngo niba warengejeho iminota se iyo nzoga ikaruhira yiba amazi iyo minota 18 wumva ko ari ubusa. Mbabwira ko firigo yanjye ari original ntacyo ngiye nshyiramo ku masaha. Niba warengeje amasaha rero ukumva byahindutse. Ntabwo ari njye wakubwiye ngo urenze iminota. Ese ko muri ubona maye ebyiri. Ntabwo zarishatu. Washa hasi ya kangahe? Ya gatatu yanjye. Ya gatatu? Yose ni inzoga nyane ko n'amazi wamfunyikiye. Hanyuma se ya gatatu yo urayiburana gute? Na amafirigo ya kweli. Hanyuma se ya gatatu iyo minota 18 se yose yari gushira ngo utegereje nta kintu ufite. Cyakora urahemuka. Komeza wamamaze nyine. Shandimba ntubona ibintu nkoze abajyanye amazi n'abifite abashyitsi banjye. Amazi niyo wazanye. Imana izakumbaze. Ese niyo warazanye amazi wagira ngo nguye akaguza akaburira no kubandi. None se firigo yanjye bamo umusemburo. Sajyamo. Ukoze wowe ubona ari byo. Ariko ibyo bintu buzana ni iki? Kandi marigari ndakwiyana. Ukivanga mu Oui. Ndimba. Sawa. Komera. Bite se? Ni sawa. Muraho marigari. Sawa. Karame. Bite se? Ni sawa. Ndebera twatuntu nsimbuke. Nari ngiye. Warugiye ngize amahirwe ndahagusanze. Ndatomboye. Urahansanze se shaho. Ndebera babanya abantu narenze ko bazana n'abantu b'abanyagiturage none bazanye ngo n'abanywe bikonje. Ariko kuki mutagira gahunda mu mitwe yanyu? Gahunda se bwoko cy'indimba? Ese nari nakubuye kuzagira hano usanga. Nari nakubuye kuzagira hano usanga. Saa 4 n'igice. Nyine ubu ni sangahe? Uruhambaza iby'amasaha se n'itike y'indege nakatishije wenda ngo ndasanga indege yansize wemereza ibyanjye hanyuma uza gukonjesha nakubwiye ko uzahagera sangahe? Ariko igihe icyo ari cyo cyose nazira. Ariko igihe icyo ari cyo cyose twavuganye sangahe? Wikiha kuvuga ngo niba twaravuganye amasaha wenda ko nari guhuza n'amasaha kugira ngo naza. Ubu ni sangahe? Ni sangahe? Ntawe warebye se ku isaha. Dore ubundi ko ari wowe biri bubabaze. Niba nkubwira se ngo reba ku isaha ukarurira kureba ku isaha ni isaha. Ariko ubundi ndarinda ndeba ku isaha. Dore bibaye saa 4:25. Saa 4:25. Cyakora cyo ntimukunda cyane. Uzanye inzoga ngo nizabashyitsi ngo uzabaha ndakubwira ngo saa 4 zuzuye uzaba uhageze. Inzoga ntabwo harenzeho umunota umwe zigatangira guturagurika. Sinzizanya hano kuzuba mvuga nti reka wenda ndebe ko hari nizo narengeramo zigaturagurika dore nizazimenya amaso. Ariko ndeba nyamara ibimene ntabwo bijanje ntibiri hariya. Okay, nta kibazo ndimba. Ngaho mereza ibyo bimene byanjye ngende nzabishyira ku gipangu kugira ngo abana batazajya bapfa kunyurira igipangu.
iki Weke ngo kugiki ku gipangu era ku gipangu se byo biracyemewe ku gipangu se haracyemewe ibicupa by'amaviri ninde wabikuyeho se cyangwa se ubundi uburere bugasanga ndinjije ku buryo nari gushyira ibijanju by'amacupa hariya abana bakabinyuraho bikabakebagura twabitaye muri toilette niba ubishaka kugenda urunguruke muri toilette Marigari mureka agenda ajya muri toilette ajya kurunguruka ndimba nureba ibi bintu uri gukora uretse bizakugaruka keretse niba iyo toilette ari iyo ndayanga ariko se ariko mwagiye mu binyangamugayo gutariko wowe wagiye wubahiriza amasaha bakubwiye ngaho je umuntu arabwira ko yaguze firigo original ikonjesha ku minota umuntu yaguha iminota ntuze nita kwicisha izagukiza genda ibyo umwe ubwo wagize ngo nshira amaboko wowe wagira ngo wowe ubundi se tubire turano duki wari wakonjesha nakabona gusa genda wabaye waziraga kwisaho ukareba ko ibyaho utabihasanga bitarapfa uzagigira kugeza ryari koko ubu abaturanyi bose ugiye kugenda witeranya nabo wewe wagiye mu nzu ibibazo byose ko ari njye ubyikemurira kandi ushaje nabi kandi reka nkubwire Margarita ibintu byose bagenda bakwibora bakwiborera aha ngaho zibe nta jambo ufite hano zibe nta jambo ufite uramenya ufunga umuntu mwiriwe amakuru abahara papa sava ese ni mwebwe vitesse muraho Marigari muraho kongo iki abantu ngo handitse ngo iki tunywe resi ni akantu kitwa resi oya tunywe alukoro nkeya niba byatunaniye mbese ubundi wanayireka kuko alukoro wayikura no mu mbuto nko mu nanasi mu matunda muki ariko uramutse uyinywa unywa nkeya gerageza unywe nkeya tunywe gake abantu bazi kwamamaza tunywe gake si ukwamamaza ariko ni ukurinda ubuzima none se ubu ngubu watunga abaturage bishwe na alukoro n'umusemburo bakajya biga iyihe mishinga bakiteza imbere ubuzima sawa bwo bwaba buhari ntabwo biragenda ariko ni amahoro ruguriyo tunywe resi papa sava narinje kureba bya bintu Marigari hari ibintu yaguhaye akubwiye ko ari ibyo bibazo cyo kwavuze ko wabibaza pasava gahunda abakiriya mu ruhari haruguru bararunze uje gutira intebe reba twadusonga bugari umuhe umurwane nabwiye ko nzabakiza reka bagutize dusonga bugari ese hariya mu kabari kanjye bicara kudusonga bugari nta ntebe wabonye none se ibintu uje kureba ni iki nta bintu naraye ngwaye nishyirira muri firigo wa mugabo we muri firigo ntabyo se hose pasava nta nkoko ebyiri naguhaye niyo inkoro y'ihene nishyirira muri firigo gahunda ni uko zirara muri firigo tukabona kuziha abakiriya kandi yanjye yagize ikibazo ubu se haciye igihe kingana iki ku buryo wibagiwe inkoko ebyiri n'inkoro y'ihene n'inkono y'ihene papa sava ubu ni sangahe ubu se simbona ari 4:31 se 4:31 harya wari wavuze ko uza kuzitora ryari saa 4 ese pasava uretse kundenganya koko ubu wiriwe uza ujya hehe gufata ibyanjye ubifata he ese nabyo naguhaye nkaguha n'amafaranga y'umuriro si wowe wasabye rwose nasi iminota 31 koko kuri firigo original urumva izo nyama zaba zikirimo koko zabikiza
si ugukonja gusa ubu ntiduzishyira ku muriro barafu nivaho. Dore nabonye byahindutse amabuye ntayari mu mukoko. Wahehe. Wafashe inyama ujya kuzita? Suko byabaye umweru. Nakubwiye ko nta jambo ufite kandi wa mugore nakubwiye ko nta gitekerezo ufite. Ku buryo wataye inyama. Nta gitekerezo ufite. Hanyuma ko zari zapfuye se wagira ngo zigumemo zikomeze kunyangiriza firigo kubera gutinda ko kwa pasavutare kuzifatira igihe. Ibyo bintu biri kubwira papa Sava ubwo arakuyobewe. Tujya kuzireba mu mukoko. Wabwe papa Sava aho washyize inyama se? Mu mukoko se n'imbwa zinyura hari ugiye wazihasanga. Uyobeye bibwa se none se imbwa zirarya barafu? Ari imbwa irya barafu? Ese naza ajye kwakwereka ndimba tubataye izo nyama hari. Wese wajye ukamwereka ntago umukoko uri hari. Mugende muzirebe. Ntago numvaga imbwa zibwejagura wenda ubwo sizo zari zibonye. Mugende murebe. Imbwa ntizabwejaguraga numva zimeze nk'izakoze inama. None se zakora inama kuri barafu zazimaze iki? Hari wenda zazumvaga bikonje. Ariko wazihambye hari ko apiga nzenze. Ni muri kubera ko apiga nzenze. Iki? Piga nzenze umuzanye. Piga nzenze harimo kubajije. Ariko koko. Inyama zanjye zirihe ndimba? Tudapfa ubusa. Kose mwagiye mwubahiriza igihe papa Sava. Igihe se gihe ni iki? Zimereza uko zimeze ngewe ndazigirira. Inyama zanjye ziri. Ese ndi kubwira uko byageze. Ibihe se kuko apiga nzenze niho mu mukoko. Ubwo nazitiranyije hari ibimenyetso se warashyizeho piga nzenze yazijyana. Ese piga nzenze nayo yari yazanye inkoko n'inkoro. Byose se si inyama. Yari yazanye inyama. Ndimba uba unteje abakiriya. Unteje abakiriya ndimba. Babwire ko bitaratungana bihangana. Barihangana se urazikuraye. Urazikuraye. Naribo. Niki? Bambazi iki? Kwambwe ko nta jambo ufite. Ngo wakihangana ndapiga nzenze yazana izo gukonjesha ko twavuganye ko azana izindi ukajya hanizo. Noneho ubu ngiye kubwira piga nzenze nako ngiye kubwira abakiriya nimutegereze ko piga nzenze azana inyama kwa ndimba atakazikonjesha. Ubwo se ndazibaha nyuma y'iminota y'amasaha ngaye kugira ngo babe bihuje nuko babitubwiye. Babwire ko kirimo kubaga. Ariko cyuhemuka. Uretse ariko uretse gatuma Marigo cyariko urambaza iki? Sobanura papa Sava uburyo inyama yazizanye ahangaha akazikonjesha zigahinduka izapiga nzenze. Wakora kubwe ngo abanyangabwa kuko ndimba. Habayemo ka problem vraiment. Ubeshye nsaba Imana. Ngo inzoka ze ngo zagiye muri firigo ngo ziri. Reka tuvuge ibyo turiho. Ibyo turiho kubera iki? Ibyo turiho bya pasava. Reka kare agahene tukamagenda gaca umutwe nyine ubwo. Yaciye wawe. Uwe se uravamo inkoko. Ubundi ndi murinda kuza mu ntera hejuru ibintu muzana hano hari ubwishingizi muba mwarabisabiye ibipfese n'ibyangiritse cyangwa abantu bibeshyeho bakajyana mwagiye mubishyira muri assurance se mukajya kwishyuza assurance imbere nawe Papa Sava.